tugiye kuba rero twarebera hamwe insengero zimaze kuba zashirwa ku rutonde ko zemere kuba zakora mu gihugu cy'u Rwanda, kandi turebere hamwe ku rusengero cyangwa se ku itorero rishasha rya Papa Harerimana Faustin w'abakatolike. Bavuze bati tugiye kuba twakwitorera Papa mushasha wo bise Papa Mutagatifu Harerimana Faustin. Uyu mupapa rero akaba amaze kuba yatorwa n'abakristo cyangwa se n'abayoboke ba Kiliziya Katolika. Bo bavuga ko mu by'ukuri impamvu babashe kuba bamutora turaza kuba twazigaragaza. Nyaboneka nimba urusengero rwawe rutari ku rutonde rw'izi nsengero ngiye kuba navuga, nyaboneka uze kutwandikira muri komenti tuguhe urutonde rwose. Ahangaha twafashe urutonde rw'insengero zigera muri 17 zabashe kuba zemererwa kuba zakora, ariko kandi hari n'izindi nsengero zigera mu 8 cyangwa se andi matora agera mu 8 atarabasha kuba yakomeza gukorera ku gihugu cy'u Rwanda, kubera ko by'ukuri indangagaciro n'ibikorwa byazo bitarimo guhura neza n'ibyo basabiye ibyangombwa. Rero uyu padiri musha yahungabanyije imitima y'abakardinali cyane abo muri Itali, abo mu Butaliyani hariya i Roma. Ahantu kwa ngo inama zirimo zirakorwa ikitaraganya, investigation cyangwa se iperereza ririmo gukorwa mu by'ukuri ku cyaba cyateye aba bakristo b'abakatolike cyane abo mu Rwanda kuba bakoze ikintu cyo kuvuga ngo batoye papa wabo. Ese Papa aragira ibyicaro hehe? Papa araza kuba yagira ibiro hehe? Ibiro bya Papa bishobora kuba hariya i Musanze, hariya i Musanze mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Rwebeya mu mudugudu wa Nyiraruhengeri. Biravugwa ko ariho bishobora kuba byashirwa ibiro, mu gihe abandi avuga bati ntabwo mu by'ukuri ibi biro bya Papa musha byaturana na Kiliziya ya Diocese ya Ruhengeri, ahubwo barateganya ko ibi biro bya Papa musha bishobora kuba hari mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga, ahaherutse kuba amabonekerwa, dore ko no muri bamwe bari bavuze bati Yezu na nyina Bikira Mariya we bari hari mu ipoto ry'amashanyarazi. Ibingibi ni ibintu bitavuzweho rumwe n'abantu batandukanye. Abanyamakuru baraje barafotora, bamaze kuba bafotora baravuga ati by'ukuri nta Yezu uraha, nta Bikira Mariya uraha. Cyo bikoza Kiliziya igiye kuzaba yabigenzura, nimara kuba yabigenzura tuzaza tubabwire by'ukuri niba aya mabonekerwa yaba yeme. Ibi rero byo gutinza amabonekerwa nibyo byaba byaratumye aba batowe bahitamo gutora Papa kugira ngo bakomeze kuba bakomeza ubutumwa bwabo nk'uko bari basanzwe babukora. Gusa turabanza tubasabe mukore subscribe nimba mutarayikora, ubundi dukomeze kuba twaryoherwa n'ibiganiro byacu kandi dukomeze kugubwa neza. Nshuti bavandimwe, turabakunda, turabazirikana, niyo mpamvu twaze duti reka tubagezeho ibiganiro byiza, tubagezeho inkuru nziza nk'izi ngizi, nibwo tuzabasha gukomeza gukorana neza kandi mufite umutekano. Ngaho rero reka mbareke mwiyumvire urwo rutonde rw'insengero zakomeje kuba zashirwa ku mwanya wa mbere kugira ngo zikomeze kuba zabasha kuba zakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ubusanzwe urusengero ruzima niki rusabwa kugira ngo ukore nk'urusengero? Icyo usabwa, urasabwa kuba ufite parikingi nini cyane, ukaba ufite tere nini cyane, ukaba ufite nibura ibikorwa remezo byunganira abaturage, ukaba ufite icyo wagesheje cyangwa se iterambere wagesheje ku baturage cyangwa se ku bakristo bawe, ukaba ufite abayobozi cyangwa se abapasitoro bize ibijyanye n'iyobokamana. Ikindi kandi ukaba ufite sinzi uko nabivuga, ubwiherero bwujuje ibisabwa
muri ubwo bwiherero rero bwujuje ibisabwa, ushobora kuvuga ngo mu by'ukuri abantu bashobora kuza bajya kwiherera iwabo cyangwa se bakiherera batashe. Oya, ibyo ngibyo si byo bashaka, ahubwo bakeneye ko by'ukuri ahantu hateraniye abantu benshi hagomba kuba hari ubwiherero buhagije kandi hari parikingi z'imodoka, iza moto, iz'amagare, kandi hakaba hariho ubwiherero bw'ibitsina byombi. Ari abagore bakajyana nibura ubwiherero bubiri butandukanye n'ubundi bwiherero bubiri bw'abagabo. Ibi rero nibyo byasabwaga. Ikindi bakagira umucungamutungo ugomba gucunga neza umutungo w'itorero, umutungo w'abayoboke, umutungo w'abagenerwabikorwa. Ibyo ngibyo rero nibyo byasabwaga amatorero cyangwa se insengero zimwe na zimwe, kugeza ubwo zimwe zabuze ibyo ngibyo zikaba zahagarikwa, ariko nyuma yaho zibashe kuba zabyuzuza zikaba zitangiye kuba zakomorerwa. Harimo n'urunguru rwa Papa Musha wagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda, Mutagatifu Harerimana Faustin, Papa Mutagatifu Harerimana Faustin. Ese bari basaba ati ko Papa atagira umugore, atagira abana, none uyu Papa we akaba afite umugore n'abana, biraza kuba byagenda bite? Kiliziya Gatolika yo yari ifite umurongo ngenderwaho ku buryo n'uwabasha kuba yatatira igihango akabasha kuba yashaka guhindura cyangwa se kugabanya kuri bimwe by'amahame igenderaho, bashobora kuba bavuga bati utatiriye igihango. Ari nayo mpamvu harimo hakorwa iperereza mu bihugu hirya no hino ku isi kugira ngo bamenye mu by'ukuri icyaba cyateye iri torwa rya Mutagatifu Papa wa mbere wo mu Rwanda w'umwirabura, Harerimana Faustin. Ibi bintu rero ntabwo twavuga ngo ntituribuze kuba twabitekerezaho, gusa icyo tubasaba nyaboneka mukomeze mukore subscribe, mukore like, share na comment, kandi hari inyunganizi mwifuza kuba mwaduha kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byiza cyane. Hakomejwe kuba havugwa izindi nsengero zirimo kuba zafungurwa nyuma yaho izari zihari zimaze igihe zifunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Nyamara mu Bakatolike ho hagaragaye urundi rusengero cyangwa se indi kiliziya yiyomoye ku kiliziya yari isanzwe. Iyi kiliziya ikaba igizwe na Saint cyangwa se Mutagatifu Papa wa mbere Harerimana Faustin, aho Papa wa mbere Harerimana Faustin yahungabanyije imitima y'Abakatolike, abapadiri, abakaridinari ndetse n'abasaseridoti ndetse n'abamaseri bamwe na bamwe ko bari bafite umutima woroshe. Abangaba bakaba bahungabanijwe n'uyu mupapa watowe bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara bamwe baravuga bati aya ni amahano, abandi bati n'abatari abangaba barabafungiye, n'abatari abangaba ntibari bujuje ibisabwa. Ariko rero ntabwo turaza kurana nimba muri abamwujuje ibisabwa. Ni mu gihe inama ziri gukora zicicikana, inama ziri gukorwa ubutitsa hariya i Roma mu Butaliyani mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni ukuvuga ngo harimo harakorwa inama nyinshi biga ku buryo Papa yakomeza kugira icyubahiro. Ni nyuma yaho nyine Papa bamwubahutse bakavuga bati nta na rimwe dushaka ko Papa Leo yatuyobora, ahubwo tugiye kuba twakwishiriraho Papa wacu, Papa w'umunyarwanda, Papa w'umunyafurika, Papa ufite umugore n'abana. Igitangaje kurusha ibindi byose cyangwa se ibyo utigeze usobanukirwa, ubundi Papa atorwa mu bakaridinari. Murabizi neza ko mu minsi yashize u Rwanda aribwo rwagize karidinari bita karidinari
hajya yitwa ndende karidinari wo mu Rwanda mwita nde uriyo hagarariye itorero cyangwa se kiliziya gatolika mu Rwanda mwita karidinari nde? Muraza kuba mwatwandikira muri comment. Rero mu minsi yashize nibwo u Rwanda rwabonye karidinari, bakaba barakekaga ko karidinari ashobora kuzavamo papa, ndetse ibintu byari bishushe ubwo batangaga abakandida bakavuga ko karidinari Kambanda ari ushobora kuba yavamo papa akayobora kiliziya gatolika ku isi yose. Byari biraba rero ari amateka kuba papa mu by'ukuri wemejwe n'isi yose, yaba yaturuka mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane igihugu cyo muri Afurika, igihugu bavuga ko by'ukuri kitavamo papa. Rero byabaye amateka ku munsi w'amateka, ku munsi utari witezwe, ubwo noneho byatangazwaga ku mugaragaro ko habonetse papa mu Rwanda. Habonetse rero papa mu Rwanda witwa Mutagatifu Harerimana Faustin. Ubwo nawe nyuma nyine baraza kumuha izina ry'ubupapa, kubera ko iyo papa atowe bahita bamuha izina ry'ubupapa. Areba izina ryiza akunze, izina ryoroheye abantu, akaba yaryita izina ry'ubupapa. Biravugwa ko rero uyu nguyu papa Harerimana Faustin ashobora kuba yakwitwa Saint Pope Francis. Ni ibintu bitangaje. None dore icyatangaje, twabwiye ko papa atorwa mu bakaridinari, hakabaho inteko y'abakaridinari bagera muri 15 babasha kuba bakwemeza ati uyu nguyu agomba kuba yagirwa papa, kandi bagashiraho abakandida. Rero ibingibi ntibigeze bibaho. Abangaba bavuze ngo batoye papa wabo, cikosa barabaje bati ese ko mwatoye papa bigenze bite? Baravuga bati nubwo twatoye papa turacyari abakatolike, ntabwo twigeze twava mu bakatolike. Rero bikaba bivuze ko by'ukuri niba abaprotestanti baravuye muri Catholic Church, nuko hari ibyo batari bemeranyijeho. N'aba rero iyi ni groupe y'abatowe bavuze bati reka twitorere papa wacu, kubera ko ibyo tubona kiliziya irimo ikora bitatunyuze. Ngaba abantu rero batowe, impamvu batoye papa, ngo Imana yabahaga ubutumwa, none bashaka kubusohoza. Ubutumwa babujyana kwa karidinari, ubutumwa babujyana kwa padiri, ubutumwa babushira ababikira, bakavuga bati ibi ngibi by'ubutumwa ni mubivemo, ahubwo tugiye kubasha kuba twabijyana i Roma, noneho babashe kuba babigenzura. Namara kubigenzura neza, ubutumwa bwanyu muzabasha kuba mwabutanga. Ngaho nawe unyumvire ko no by'ukuri ushize mu nyurabwenge aba bantu ni nkaho badindizaga ivuga ubutumwa ryabo. Baravuga bati rero nta mpamvu twebwe kugira ngo baze babasha babishira papa hariya i Roma, natwe reka twitorere papa. Ntabwo turava mu bakatolike, turakomeza tube abakatolike, ariko tugire papa wacu. Mwigeze mwumva minsi yashize ubwo batoraga ngo umwami w'abakono, ni ibintu ubundi ugenzuye neza wasanga aba batoye papa. Dore icyari gitangaje, abagore banyambere muri byose. Umuntu wambitse papa musha Harerimana Faustin, uwamwambitse umusaraba, uwamwambitse rozari, hajya ni rozari, ishapure, n'uwamuhaye inkoni, n'uwamwambitse imyambaro. Ni ukuvuga ngo yari umugore wari wambaye imikenye. Ni ukuvuga ngo abagore nibo bafashe baravuga bati reka twikorere papa wacu, twitorere papa wacu, none abashe kuba yatuyobora, abashe kuba yaza agenda atuvugira. Sinzi uko wenda bajya bavuga, ibaze bari kuvuga ngo Papa Harerimana Faustin udusabire, Mutagatifu Papa Harerimana Faustin udusabire, Mutagatifu Papa Harerimana Faustin udusabire. Bakaza bavuga bati Mutagatifu Papa Harerimana Faustin udusabire.
ubwo sinzi rero nimba bari buze kuba bakoresha Bibiliya y'abakatolike nk'uko bavuga ko nubwo batoye papa barakomeza kuba abakatolike, ntabwo bavuye mu bakatolike, mu gihe abapadiri n'abasaseridoti n'abamaseri ndetse n'abakardinali ku isi yose batangije iperereza ku cyaba cyatumye haba hatorwa uyu mupapa, icyatumye aba bakristo bavuze bati tugiye kuba twatora papa wacu. Rero nshuti bavandimwe, ntabwo ari ibintu byoroshye mu gihe insengero zikomeje kuba zafungurwa buhoro buhoro, harimo izindi nshyashya zikugenda zifungurwa. Gusa reka tubasabe mwebwe mutarakora subscribe mukande subscribe kugira ngo video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona, kandi nyaboneka mukande no kunzogera kugira video zose ntakagire notification n'imwe ibacika.